murakomeye, amahoro y'Imana abane namwe, twongeye kubasuhuza, mukomere kandi mukomeze kugubwa neza, twongeye tubashuhuje, ni wa mwanya twongera kuganira namwe, imbaraga z'Imana zibe muri mwe cyane. Turabashuhuje rero, uyu ni umwanya tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, ariko uyu munsi nifuje ko tuganira ku nshingano ikomeye yo kuba umukozi w'Imana. Buriya umukozi w'Imana ni umuntu uba warahamagawe n'Imana. Murabizi namwe mujya mukoresha abantu, iyo umuntu akeneye umukozi ararokirita cyangwa se agashyiraho umuntu bitewe na karagiteri ashaka cyangwa se n'ibyo yifuza. Rero umukozi w'Imana ni umuntu Imana iba yaratoranyije, aba yaramanje kuba umwana w'Imana, nyuma akaza kuba umukozi w'Imana. Ariko rimwe na rimwe usanga hari abantu nyine babaho bakaba batarigeze banakizwa, batarigeze bahamagarwa n'Imana, batarigeze banaba n'abana b'Imana, ugasanga ngo ni abakozi b'Imana, abiyita abakozi b'Imana. Rimwe na rimwe rero icyo gihe usanga abo bantu bakora umurimo nabi ndetse bagatukisha n'izina ry'Imana. Ariko uyu munsi ntabwo aribo tugiye kuganira, ahubwo nifuza ko tuganira ku buryo ariko ubundi iyo Imana yaguhamagaye iragukoresha. Buri munsi ndashaka tuganire ku mukozi w'Imana w'ukuri Imana yahamagaye. Uburyo rero uburyo Imana ihamagara abantu bayo, hari ukuntu ivana umuntu mu byaha yarangiza ikamweza, ikamuha agakiza, ikamutunganya, ikamucisha mu ruganda, yarangiza ikamuhamagarira gukora umurimo wayo. Imirimo y'Imana ni myinshi rero. Imana ishobora kuguhamagarira guhanura, Imana yaguhamagarira kuyiririmbira, Imana yaguhamagarira kwigisha abantu, Imana yaguhamagarira kubwiriza, Imana yaguhamagarira gushumba. Nagiye mbona rero abantu bakoze umurimo neza, benshi basaza neza. Iyo bakoze neza, iyo ukoze umurimo w'Imana neza, ukawukora uko Imana yawuguhamagariye, ukawukora utavangavanga, nta gusaza nabi, usaza wishimye. Umushumba rero ufite imbaraga z'Imana kandi agakora neza umurimo w'Imana, Imana igira gute? Iramukoresha kandi ikamuhemba, agasaza neza, ikamuha icyubahiro. Hari ijambo rero nshaka ko tuganiraho uyu munsi ku ibanga ryo kuba umukozi w'Imana. Iyo uri umukozi w'Imana w'ukuri, nubwo shitani yakugabaho ibitero, ariko Imana ndagira nkubwire ngo Imana ntiyagutererana, Imana irakurengera uko byagenda kose. Uko byagenda kose Imana irakurengera kandi ikajya ibana nawe. Pawulo yandikira Timoteyo, urwandiko yandikiye Timoteyo rwa mbere ibice 3, yaramubwiye ati iri jambo ni iryo kwizerwa ngo umuntu nashaka kuba umwepiskopi aba yifuje umurimo mwiza. Nuko umwepiskopi akwiriye kuba inyangamugayo no kuba umugabo w'umugore umwe, abe udakunda ibisindisha, wirinda, ugira gahunda mu kubaho kwe, ukunda gucumbikira abashyitsi, ufite ubwenge bwo kwigisha, utari umunywi wa vino cyangwa umunyarukona, ahubwo ari umugwaneza, utarwana, utari umukunzi w'impiya, utegeka neza abo mu rugo rwe, agatera abana be kumvira no kubaha rwose. Iri jambo rero rirakomeye bantu b'Imana. Utabyumva ukavuga uti Pawulo yabwiraga abagabo gusa. Oya, ubu muri iyi minsi n'abadamu basigaye baba abapasiteri, n'abadamu basigaye baba abavugabutumwa. Aha ngaha yavuze ngo yifuje umurimo mwiza, ni uko umwepiskopi akwiriye kuba inyangamugayo no kuba umugabo w'umugore umwe. N'umugore akwiye kuba ari umugore w'umugabo umwe. Ntabwo uzaba uri umugore ngo ube ufite abagabo benshi. Murabizi ko bisigaye bibaho, umuntu akagira umugabo wo mu rugo, akagira uwo kuri WhatsApp, akagira uwo hanze muri Amerika, ngo mu diaspora. Ibyateye ubu namwe murabibona, cyangwa se ugasanga umuntu ahora divorusa afite abagabo benshi. Ibyo ntabwo bikwiriye umukozi w'Imana, kandi ntabwo akwiye kuba umunywi w'inzoga. Nta muntu w'umushumba ukwiye kujya yirwa mu kabari anywa inzoga agasinda, ejo yarangiza akavuga ngo ashumba abantu. Ese urumva nimba wirwa mu kabari, abo bantu bazahinduka gute kandi birwa bakubona? Rega buriya akenshi iyo umuntu yasinze
ntabwo iyo amaze gusinduka amenya ibyo yakoze. Iri jambo rero ribafashe abantu b'Imana, mukore umurimo w'Imana neza nibwo muzasaza neza, nukora umurimo w'Imana, Imana izagushajisha neza. Amen.